Se bagiye ibintu mwakinaga nta horo mwakinaga kimodoka twarasuranaga twarazereraga twataba kadukubita nge narabyanga ko bakora etide muri primaire nge nta etide najyaga nkora etide twatangiye kuzikora muri za troncome turenda gukora za troncome mu bintu nk'ibyo nge narifitaga kayi kamwe iyo basonaga break nakazingagamo kane mu mufuka nava muri break ngagakuramo nkakihungiza atanandikamo none football kuri karere yanjye imipira ya karere noneho imipira ya karere oya mwe ntabyo muzi muri abakobwa nta na kimwe muzi twarazibona umupira waguraga desa oya desa kigeza ari noti bazitaga nyiraneza ahetse rubaduka Ngomiki subiramo nyiraneza ahetse rubaduka ni inoti yabaga iriho umugore uhetse akana afite isuka umugore bamitaga nyiraneza umwana rubaduka rushange ndabyibuka ariko twebwe nge nari nzi kubyina shaho niga muri primaire ndabyibuka ntabwo nzigira mbyibagirwa nzi kubyina nzi gushakinga no hari igihe Brook and Lace bari baje mu Rwanda ubwo ari agakobwa wemera mu ishuri nicyo gihe kugira kwereka kuri umugabo tugenda ari mu dukayi hakubita ya mwarimu akongera kamureba ahita wigendera wamushyira akakureba wamboga arisiko ashoboye twakubitirwaga mara tugakubitirwa amaverbe mara uzi ko babaraga ibibazo wishe ikintu kibigize kunkubita bankubise urushyi we urabona ukuntu nsa directrice yagize kunkubita urushyi hano rurishushanya mara nk'iminsi 3 yose bitari nabundi ibintu birahinduka twatahaga icyo gihe twatahaga saa 10 n'igice nagomba kugera mu rugo saa 1 uri mu biki se baba guri gukora ubundi gihe nagomba gutaha akavumbi kagera icyo gihe twambaraga bodaboda z'ubururu hayi bodaboda byasaga ubururu gihe nari ngifite cy'icyatsi cya danje football kuri karere yanjye imipira ya karere noneho imipira ya karere oya mwe ntabyo muzi muri abakobwa nta na kimwe muzi twarazibona umupira waguraga desa oya desa kigeza ari noti bazitaga nyiraneza ahetse rubaduka Ngomiki subiramo nyiraneza ahetse rubaduka ni inoti yabaga iriho umugore uhetse akana afite isuka umugore bamitaga nyiraneza umwana rubaduka izo note ebyiri zaguraga imipira ya karere bavuga ngo iyo mipira yabaga babyitaga gute kubanga kubanga umupira yabaga yabanzwe n'abanyururu bari bafungiye Disney Front nibo bayigurisha akavumbi kagera aha primaire ndabyibuka kabisa ariko nsuhuza abahungu bose twakinanye n'abakobwa dukina agapira nawe waragakinye ukajya ugazata ukabuze ngo kagiye kuguca imbere kagata kakubita kabona gatyo ari uniforme biganaga bitaga contour abakobwa udukanzu tw'ubururu kake z'abahungu nari mfite kake yari yanditseho Zidane nimero 10 oya narabikubitiwe ukabeshya mama yarankubise Zidane hano n'ikaramu y'umutuku ivanze n'icyatsi oya noneho oya cyakora muri primaire ibintu byabaga birenze ngo abantu bandikisha amabike n'amakaramu mu wa mbere nanjye nanditse kuntuza ku kibaho na touche actually mu wa kabiri bari barabihinduye mu wa kabiri primaire nandikishe pen nkamenyesha bundi wawarize ryari twa twize mu gifaransa icyongereza kiza tugeze mu wa 5 nibwo twatangiye kumenya how do you do byasha byihuse n'iterambere naho ubundi abana b'iki gihe nta kintu bazi umwana yigana amarete umwana yigana amakayi 12 genda rifite ikayi imwe ari amakayi 12 ariko yandikamo note ko agendana igikapu ukagira ngo agiye safari umupeti wo mu rugo numvishe ngo kandi baba bafite orere baba barabahaye orere ariko yiga mu wa 5 ngo amugure registre
registre nanditsemo ngeze senior 6 monani cyakora nanjye najya sister bajyaga bamugura registre nkababara nkavuga kuri iki gihe ntabwo batampereza registre mama kanga uzazikoresha nugira muri secondaire ngiye simbyumva no nkaza bagura sister amakayi nyine wasanga yabaye menshi agakuramo izimwe akazibika nyine za registre nkabamfasha imwe nyijyanye ku ishuri mama kambwira ngo kukwinga kubiki ngutwara ngo registre ku ishuri sinakuguriye amakayi mato ntamugatuye mama ku ishuri bantu ikayi nini registre kigana registre primaire abana bose bazaga kwishungera ubwo guhera aho ngakuva mu wa gatanu nandikaga muri registre kugera 6e abana bose bazaga kugusaba agapapuro ko muri registre ngewe ntabwo najya gupapuro ntabwo iwacu barambujije barareba ko mugeze babaye ku gapapuro ibyo byaranshimishije none abana b'iki gihe yewe agera mu rugo devoir tayari akaba yayirangije bakora na etide actually muri phone uziko bakora etide muri primaire nge nta etide najyaga nkora etide twatangiye kuzikora muri za troncome turenda gukora za troncome mu bintu nk'ibyo nge nari mfite agakayi kamwe iyo basonaga break nakazingagamo kane mu mufuka nava muri break ngagakuramo nkakihungiza atanandikamo mwagiye yo saa sita amasomo ari butangire saa 8 ubundi iyo utabaga wize igitondo wigaga ikigoroba kwiga ikigoroba amashuri yatangiraga saa 8 wageraga ku ishuri saa 5 n'igice saa 6 kiri umupira kuzuba kiri umupira wavuye iwanyu haze kimeze irahari kiri umupira icyuma n'indi ukibuka yabaga ari iringi y'imodoka bamanitse twaba turinjiye twese akuya katurenze ivumbi riragera hano saa 6 ugahita ufungura ishati ugahita nicaraga inyuma ku ntebe y'inyuma kagakayi kamwe wigana n'agakaramu washyize ku gutwi ako ushobora kuba ari umuderangeri ko abaderangeri bose bicara inyuma narinze ndangiza amashuri yicaye inyuma yari na muremure njyewe narangije ibihembwe byose nize n'imyaka yose nize nicara imbere ku ntebe y'imbere wenda mwebwe ntabyo mubona ariko udukobwa twaga twicaye imbere niho twaga twa mbere noneho wasanga turwaye amaso kambara amarinete iby'inyuma twari twicaraga inyuma nubwo washyiramo korogati nta maso warwaraga shyiramo korogati ngo urware amaso baguha amarinete kaguma ubona ukajya ibera icyo sinya ndeba neza kumbe ukabwira mu rugo ngo ndikumva narwaye amaso ngo ugenda ukarabe mu maso uryame ngo birashira nawe ubundi shange ndabyibuka ariko twebwe nge nari nzi kubyina shaho niga muri primaire ndabyibuka ntabwo nzigira mbyibagirwa nzi kubyina nzi gushakinga noneho hari igihe Brick and Lace bari baje mu Rwanda niba byarabereye ku Gisozi noneho sinajyayo ariko nyine like brother wanje ni banzari we yaragiye noneho nza kubona nyine inkuru yashyushya ahantu hose ngo uburyo hari umukobwa witwaga Sapuna wabyinye arashakinga kuri stage twabirebaga banza no kuri televiziyo ndababara ndavuga ko kingiye ntarindi yongera ya mubebe nari kumurusha uri kubyumva ngenda ku ishuri narake bose bari kumbwira ngo ugeze ubona ukuntu Sapuna yabyinye uri kubyumva ndabwira nabibonye ariko ngeyo mba ndiye nari kuba namurushiye nari nzi gushakinga bimwe babyina gutya ariko ndumva wari ufite ntabwo bigikora neza samba ntabwo bijya nari kubaha sample ariko right now ubu ngubu ingingo zose ntabwo ziri ariko nari nzi gushakinga Sapuna sinzi nyine ahantu asigaye aba ariko nari muzi yari yabaye umustar uwo munsi uburyo yabyinnye arashakinga umwana yari yaciwe I'm telling you ariko byarambabaje narafushye numvaga ko ari njye wakagombye kuburiyo nanjye nka shakinga but I was still kuwa gatandatu ndakujyana people basi wiyibutse gahunda ni gahunda promise 078 hariya so zifite ndazifite sawa wari yiwe tukisinye okay yori mutangire ndacyafite inkovu nuko seri inkoni za primaire hari umwarimu wigeze kunkubita ikiboko hano bari akabiri kari koroshye yarakupise bitamva amaraso ariko bararwanye na mere salute to my mom proud of you yarwanye n'umwarimu uramubitira umwana urumva rero umuntu wakubise primaire namaniki akaboko ninde sitarakubise uzi noneho ibya bindi twakubitirwaga mara tugakubitirwa amaverbe mara uzi ko babaraga ibibazo wishe
akaba ari zo nkoni ukubitwa. Ndabizi. Yewe noneho mara ya 7 na n'uyu munsi iyo ndi kubara neza ndabanza nkatekereza nkavuga harya 7 gukuba 3 21. Narabikubitiwe we narabikubitiwe yongerezaho 7 ugongera ugasubira inyuma ngo kuko 7 10 ukubye 3 ari 30 akaba ari uhera ugakuramo 7 20 na kangahe urabaza nde uguramo 3 twebwe baratubitsemo ikintu baduherezaga amateste buri gihe baduhereza teste bakatubwira ati umwana uri burenze uri nyine uri bujye moyenne ni nka 70 uri basi yagerageje ni 60 uri bujye munsi ya 60 arakubitwa bakazigejejeho ubwo urumva yabaga yagize 10 nangahe 20 yazikubitwaga ikibuno kigashya hamwe watahaga even nyine hari ntuza bakoraga bulletin ya test amateste yose mwakoze bagakora bulletin noneho bakagira nyine bavuga amanota wagize ni concours noneho yo mu gatandatu concours se twazikoraga concours yo mu gatandatu oya yo muri primaire mbere ya examen mbere ya ma examen twabanza gukora concours nyine yari test nyine mbere ya examen we rindira gato mwize examen yari examen oya mbere ya examen hasaga concours twabaga twarakoze ni mwize hubo nyine yari nka interrogation nyine yari nka interrogation yuko nyine bakayikorera nuza bulletin yayo noneho amabulletin periodique na igihembwe ibyo ndabizi noneho barangiza nyine waba wagize amanota make ugakubitwa kuri rassemblement abanyeshuri bose bakureba bose none ni master wakwikubitiraga nta nubwo ari n'umwarimu wo gukubitaga ibyo ndi kuvuga rero mwe mwize nabi ngewe niba hari ikintu kibigize kunkubita bankubise urushyi we urabona ukuntu nsa directrice yagize kunkubita urushyi hano rurishushanya mara nk'iminsi 3 yose bitari byava buri muntu wese ambonye akajya abibona ko hano hakubise ngewe nkoni yambabaje muri primaire uzi ikintu nari nakoze ubwo none nagiye mu bukwe bwa sister urabona kwa kundi abana baba bashyizemo agaproduit bakaryamisha gasatsi badushize mu turongo twaje risize utuntu babaga bakore uza ku ishuri birimo kugira ngo nemere ku bandi bana ko ejo nari ndi mu bukwe kubitwurushye directrice yarinjiye ntunkubita ariko abaneje noneho ari izindi nkuru zanditsaga ukuntu twajyaga gutangira umwaka ukaba uri kuvuga se ubangize muri A muri B cyangwa muri C bitewe n'abarimu muri B na C ngo ni mubaso oya kubyo ntabwo twagenderaga ku mwarimu wakubitaga cyane baba bagushyize muri C wenda harimo umwarimu umuzi ukubitwa imana ukinjiramo umeze gutya inkoni yabaje kuri wa mwarimu ukubita ni inkoni yo mu kiganza bwe ntabwo bakubise mu kiganza iyo ntayo nakubise tega naho ku kibuno ntaribi urashyiragamo amakayi ukagenda ugafunga ahita ubyimba ubwo ari agakobwa wemera mu ishuri nicyo gihe kugira ngo kwereke kuri umugabo tugenda harimo udukayi hakubita mwarimu akongera ukamureba ahita wigendera wamushyira akakureba wamvuga hari siko ashoboye wagera imbere ugakuramo agakayi reka ubyibagirwe reka wibagirwe gushyiramo agakayi kubita ubwo ni inkoni 3 iya kabiri iya gatatu bati ibyo kwifata ndabiretse nashaka nyange kubita iya gatatu akakureba kagatipe nakavuga umunsi yitaga kwirya n'ugakuvugishaga undi wamucagaho akakureba mu maso akabona igisebo akakureba wambwira mwiriwe neza akakureba yigo twiriwe aho batisha nasuzuguwe ijisho ryo ryaciyemo ubuzima bwa primaire bana no Paul guys abantu nyine namwe mwagizeho mu bihe twagezemo muri primaire
namwe nyine mujye mubyibuka kugira ngo nyine mubisangize bagenzi banyu. Ni ukuri hari ibintu biryoha, hari ibintu umuntu atakwibagirwa. Ni ukuri hari umuntu atakwibagirwa. Hari ubuzima nkumbura disi bwo gushyira agapapuro muri biki ugashyiramo izina akazina kawe kujya batayi. Oya je akantu nkumbura primaire n'ubu ngubu njya ngakora simbeye. Ca agapapuro kagatereka fata ikaramu ukazajya ugakuruza ukagafata kakagwa kubita biryanuza super deep wawe kubitamo mu gapapuro gatabu kazinga wataha hano umutuku cyangwa umukara super deep yakoka none y'umubyeyi abikubonanaga gusa yigeze kubifata muri marete. Oya reka mwibutsa akantu aragenda arabihisha inka ugeze arindira ndende ko taha umwana wabaga ufite amazi mu ishuri nyuma ya saa sita yabaga ari we mwana maze umarezanya amazi rahira genda umusabe ariko ari umukobwa yagusabaga wamaye ku mazi amazi yewe ugafata ka gacupa kawe inywa ngeze he inywa je nari nanyweye ariko ari umutipe akira mwana wamaye ku mazi mwana nta mazi we naguhaye amazi wampaye okay akira reka nkwereke ugeze kuri aka karongo akira ndagufatira bigira manze ndeba ugejeje mazina nubwo nanywe ngo mazina nubwo nanyweye ngo ngo da mana we primaire ariko jewe tuziye gahunda tujye gusura ahantu twize primaire cyagaragara neza cyangwa byiza batataho sha warakuze bagataya bakubwira amafuti yose wakora mwarimu kwibuka ubundi biterwa n'ukuntu ugiye usa giye nagiye hano nize secondaire barandeba nagiye nambaye neza urumva nyine ngomba kwegekaho mbereke ko narangije ariko nguri uko ibintu wakoraga sha master warakubaganaga wasimbukaga n'ikigo niga kuri icyo kigo nta nubwo yaranze unyibutse gute n'ibyo nakoze ubyibutse gute. Thanks guys kubana natwe mu kiganiro. Video nk'izi muzaza musanga kuri Ogere no kuri YouTube. Ibuka gufollowinga kuri Ogere no gusubscribinga kuri YouTube. Ibuke gusharinga n'inshuti n'abavandimwe. Wabanyuzwe n'iki kiganiro bitumenyeshe abari ngo gushaka kutugezaho cyangwa igitekerezo byandike muri comment.